Ibihe byiza kuri wahisemo gukurikira televiziyo Rwanda, turagusuje kandi tuguhaye ikaze, by'umwihariko ikaze mu kiganiro Menya Wirinde. Menya Wirinde ni ikiganiro cy'ubuzima kuri televiziyo Rwanda. Ikiganiro Menya Wirinde, uyu munsi tugiye kuganira ku bibyimba byo muri nyababyeyi. Tugiye kuganira ku bibyimba bizwi nka miyome. Ese byaba biterwa n'iki? Bigaragaza ibihe bimenyetso? Iyo umuntu yumvise ibibyimba byo muri nyababyeyi, akenshi agatima gakubita kuri kanseri. Ese hari aho byaba bihuriye? Bishobora kugira ngaruka ki ku mubiri w'urwaye ibyo bibyimba? Ibi byose nibyo twagiriye amatsiko, ariko twumva yuko nanone dukwiriye kubiganiraho kugira ngo by'umwihariko abagore, abakobwa bamenye ibi bibyimba byo muri nyababyeyi, banamenye niba bishoboka ko umuntu ashobora kwirinda ibi bibyimba. Ibi byose tuze kubimenyera mu kiganiro Menya Wirinde. Miyome cyangwa se ibibyimba byo muri nyababyeyi, kugira ngo tubisobanukirwe, niyo mpamvu twerekeje muri kano kanya kuri BT David Clinic hano Norvege, kugira ngo tuganire na muganga Mbonyizina adusobanurire. Nk'uko twe tumaze kubabwira, tugiye kuganira ku bibyimba byo mu nda. Ese byaba biterwa n'iki? Ese buri gihe umuntu agize ibibyimba byo mu nda bivuze ko agize kanseri se? Ibi byose kugira ngo tubimenye, tugiye kuganira na muganga Mbonyizina Celestin, n'umuganga hano kuri BT David Clinic hano ahakunze kwitwa Norvege. Dr. tubahaye ikaze. Murakoze. Kugira ngo mutubwire ibibyimba byo mu nda ni iki? Ibibyimba byo mu nda turi buvuge uyu munsi ni ibibyimba bifata muri nyababyeyi. Abenshi bayita nyababyeyi, hari abayita matirisi. Ni igice cy'umubiri gishinzwe kubika umwana kuva asamye kugeza igihe avukiye. Ibyo bibyimba rero bifata igice cy'umubiri, babyita miyome bigendeye ko ni ibibyimba biza muri ya nyama yitwa myometrium cyangwa myometre ikoze iyo nyababyeyi. Hanyuma rero iyo uri umubiri ugira uburyo ugenzura ibintu byayo. Hari uturemangingo rero ko muri iyo myometre tudakurikiza amabwiriza y'umubiri atanga kugira ngo dukure, two tugakura cyane, uyu munsi kakaba kamwe, ejo tukaba tubiri, tutagendeye kuri ya mabwiriza umubiri w'abatanze. Umuntu abyumvise yatekereza ati se, kubera ko ahanini impamvu y'ikiganiro cyacu aba ari no kugira ngo tumenye iyo ndwara, tumenye kwibaho, ariko tunamenye niba dushobora no kuba twayirinda. Kugira ngo umuntu ayirinde ahanini ni no kumenya ngo ese ni iki gishobora kuba cyayitera. Izi miyome cyangwa se ibibyimba byo muri nyababyeyi, ibibyimba byo mu nda, biterwa n'iki? Bishobora guterwa n'iki? Ntabwo twavuga ngo hari ikintu kibitera kizwi. Ni uburyo umubiri uba ukora ugenzura ibyawo, noneho twa duce tw'umubiri ntidukurikize amabwiriza umubiri utanga, tugakora bya bibyimba. Ikizwi cyane nibyo twita risk factor, amahirwe make y'abantu bashobora kuba bagira ibyo bibyimba. Izizwi ni ukuba, icyagaragaye ni uko ibyo bibyimba biboneka cyane mu bantu b'abirabura kurusha abazungu. Kubera iki? Ikindi bitewe n'uko umubiri wabo ukora. Ikindi ni uko biboneka mu bantu banini bafite ibiro byinshi, babandi twita obese. Ikindi ni uko abantu batabyaye cyangwa bamaze igihe kirekire batabyara. Ubu ni ukuvuga abantu batagize amahirwe yo gushaka, baba bafite amahirwe menshi cyangwa umwaka mwinshi wo kuba bagira ibyo bibyimba. Abandi tubona ni abagize imihango hakiri kare. Uzi ko imihango ubundi mu bakobwa iza mu myaka 13, ariko hari abashobora kugira imihango iza mbere, abo ngabo nabo baba bari kuri risk. Abandi noneho ni babandi batinda kujya muri menopause, gucura. Babandi bageze mu myaka 50 bagakomeza, nabo baba bari ku mahirwe make yo kuba bagira ibyo bibyimba. Hanyuma se nanone umuntu abyumvise nk'uko nguko, ushobora gutekereza uti se bishobora kuba uruhererekane mu muryango, kuba wenda umubyeyi wanjye cyangwa se umuntu wo mu muryango wanjye yarigeze kugira miyome cyangwa se bino bibyimba bifata muri nyababyeyi, biba bivuze yuko mu muryango naho ishobora kuba risk factor, cyangwa se ishobora nyine izi miyome zishobora kuba uruhererekane mu muryango? Ntabwo twabyita ko ari uruhererekane, ariko iyo mu muryango hari uwabigize,
umukobwa uzavukamo nawe aba afite izo risike kuba yabigira, ariko ntabwo bivuze ngo azabigira iyo atagiye muri za risike ifata zo kumara igihe kirekire adashatse, zo gutinda kubyara, ntabwo ashobora kubigira iyo atagiye muri za risike ifata. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo niba mama yarabigize nanjye nzabigira, ntabwo ari gutyo, ariko risike ziba zihari, amahirwe make kuba wabigira aba ahari. Ngo iyo mu muryango hari umuntu wigeze kugira miyome cyangwa se bino bibyimba byo muri nyababyeyi, biba bivuze ko mu muryango mushobora kuba mufite ibyago by'uko mwarwara ibyo bibyimba nk'uko muganga Mbonyizina arimo kubidusobanurira. Ariko nabwo umuntu yanibaza cyangwa se yababaza, birashoboka ko umuntu ashobora kwirinda izi miyome? Birashoboka kuzirinda nkurikije ibyo nababwiye, amahirwe make ku za risike ifata twavuze, urebye inyinshi ntabwo umuntu yazirinda. Kuba imihango yaza kare, kuba watinda gucura, ntabwo wazirinda. Ariko nk'imwe twabonye ijyanye n'ibiro, niyo wenda umuntu yagerageza kwirinda, agerageza kugabanya ibiro kugira ngo atongere ubumuga kuko wagira ibyo bibyimba. Naho ubundi izindi zo ni umubiri wabibyikorera, ntabwo ushobora kubyirinda ngo bikunda. Nanone iyo twumvise ikintu cyose cyerekeranye n'ikibyimba usanga abantu bagira ubwoba. Umuntu agira ubwoba hanini, uhita ubihuza n'akateye, kandi kuri ubu usanga abantu batinya indwara yitwa kanseri. Kumva rero ikibyimba muri nyababyeyi, dusanzwe tuzi kanseri ifata nyababyeyi, umuntu ashobora guhita avuga ati niba mumbwiye cyangwa se numva wenda bimwe mu bimenyetso wenda turi buze kugarukaho mu kanya, ahari ubwo wenda simfite kanseri yo muri nyababyeyi, simfite kanseri mu nda. Umuntu wagize miyome yabivuze ko yagizemo kanseri? Oya, igisubizo ni oya. Miyome ni ibibyimba bisanzwe, nkuko wagira ikibyimba kindi kirimo amazi, nubwo miyome bigizwe n'inyama, ariko ni ibibyimba bisanzwe bishobora kuba kanseri muri pourcentage nkeya cyane, iri munsi ya rimwe. Nkuko nabikubwiriye, abantu benshi barabigira, hari ababigira benshi batabizi. Nka 70% y'aba igitsina gore mu bantu birabura, bitewe n'imyaka bafite, bashobora kuba bafite ako kabyimba gato cyane, nta bimenyetso afite. Hari wa muntu wagiye kwa muganga wenda yasamye, afite imyaka 32, muganga yagiye kureba umwana akabonamo ako kantu ka santimetero 2 cyangwa 3 gatoya karimo, ariko nta bindi bibazo. Muri rusange rero ntabwo bitera kanseri, ntabwo ari kanseri, ni ibibyimba bisanzwe umuntu ashobora kubana nabyo akazarinda asaza agafite, bitewe n'ibimenyetso wenda kamuteye. Mukivuga kuri ako kantu muti n'ibimenyetso wenda kamuteye, haba hari ibimenyetso wenda umuntu ashobora kwibonaho ku buryo ashobora guhita atekereza ati wasanga mfite ibibyimba muri nyababyeyi? Haba hari ibimenyetso umuntu ashobora kubona ku buryo yashobora kujya kwisuzumisha, atari uko yaraye ku musonga, ahubwo ari uko n'ibyo bimenyetso wenda bimwe mu byo mugiye kutubwira abibonyemo? Ibimenyetso birahari, ariko nk'uko nabivuze mbere, 70% y'abafite utwo tubyimba nta bimenyetso bagaragaza, tuboneka ari uko bagiye kwa muganga bagaca mu cyumba nk'iki muri ecographe, ariko nta kindi kimenyetso bari bafite. Ariko uko bya bibyimba bigenda bikura, numva iki kibyimba cya santimetero 2, cya santimetero 5, cya santimetero 20, uko bigenda bikura bishobora kugenda bigaragaza ibimenyetso. Ibyo bimenyetso rero bishingiye kuri icyo kibyimba kiri muri nyababyeyi, cyangwa n'ibintu kiri gutera mu nda. Niba nyababyeyi yegeranye n'amara, ikaba yegeranye n'uruhago, ukaba ufite ikibyimba kinini cya santimetero 10, urumva ko icyo kibyimba kizasunika kuri bya bice by'umubiri. Niba kiri gusunika ku ruhago, umuntu ashobora kugira ibimenyetso byo kujya nyara kenshi, umva ko uruhago ntabwo rwuzura neza. Niba kiri gusunika ku mara, ukaba wagira constipation, impatwe. Hanyuma rero niba kiri muri nyababyeyi n'imbere y'ahandi imihango iva, ubwo ushobora kugira imihango myinshi imara igihe, imihango ikajya kurya, cyangwa ukajya uribwa mu nda cyane buri gihe. Iyo byabaye byinshi, ushobora kubona umuntu ari kuza ameze nk'utwite, afite inda nini yarakuze, akaza kwa muganga avuga ati nge numva ikintu kikina nk'umwana mu nda yanjye, kandi ari ikibyimba bakeka ko wenda ari umwana, ariko numva ari nk'umwana kandi ajya mu mihango mu ndebere ibyo ari byo. Ubwo ni cya kibyimba kimaze gukura, gitangiye kujya, iyo aryamiye ibumoso kikajya ibumoso, iburyo kikajya iburyo.
urebye ibyo bimenyetso rero ni ibyo inda ikabyimba, kumva mu nda uremerewe, imihango ikiyongera, ibyo bimenyetso muri rusange navuga. Yego, wenda ibyo bimenyetso nk'uko murimo kubitubwira ni mu gihe umuntu wenda yatinze kumenya ko ziriya miyoma zifite cyangwa se biriya bibyimba muri nyababyeyi abifitemo. Umuntu watinze kubimenya bikageza aho bijya kuzana ibyo bimenyetso nk'uko mwarimo kubitubwira, aho umuntu ashobora kumva ameze nk'utwite cyangwa se wenda birimo biragira ikibazo ku mara cyangwa se biragira ikibazo ku ruhago, ibi bimenyetso byose murimo kutubwira, umuntu watinze kumenya ko afite kiriya kibazo akabimenya yaratinze, biba bishobora kumugiraho ngaruka ki? Muri rusange ibibyimba uramutse ubifite, ingaruka zaza ni bwa buribwe ushobora kugira, cyangwa ukagirira ya mihango navuze, bitewe n'aho ibibyimba biri bishobora no gutuma udasama. Bishobora gutuma udasama, washaka hashira igihe ukabona ntabwo biri gukunda, kubera ko hahandi umwana yicara cya kibyimba kirahari. Icyo gihe bizaba ngombwa kubona na muganga akareba icyo kibyimba kiri, agafata umwanzuro ukwiriye bitewe n'uko icyo kibyimba kingana n'aho kiri n'uburyo yagufasha kugira ngo ubyare. Ibi byose birasa naho icyakadufashije ari kwisuzumisha umuntu atari uko yaraye ku musonga. Mukurikije wenda abo mujya mwakira hano babagana, mubona umuco wo kwisuzumisha hakiri kare, umuco wo kwisuzumisha utarwaye, murimo murabona abantu bawukuza cyangwa murabona bikiri urugendo? Ese hari ikintu byagafashije wenda mu kuba byarinda umuntu kugira miyome cyangwa se ibibyimba ngo birinde bijya gukura? Umuco wo kwivuza abantu batarabona ibimenyetso ntabwo turawugira, ntabwo ababyeyi twakira barawugira. Abenshi baza ari uko babonye ibimenyetso. Ibibyimba rero, kuba muri nyababyeyi yawe ufite ibibyimba, ni byiza ko uca kwa muganga akakurebera, cyane cyane nk'umuntu ugiye gushaka ugwa muri za risiki twavuze. Niba tuzi ko ibibyimba bishobora gutuma udasama, ukaba ugiye gushaka ufite imyaka 35 cyangwa 30, byaba byiza uciye kwa muganga bakakurebera, bakareba se nyababyeyi yawe imeze neza. Ushobora kuba ufite akabyimba gatoya santimetero 2 cyangwa nta karimo, aka karimo ni gatoya, turabona nta kibazo kagombye gutera, ntumara wenda iminsi amezi nayo utarasama, uzagaruke twongeye turebe niba ariko kaba kari kubitera. Ni byiza rero ko abantu baca kwa muganga bakareba uko bimeze, aho kugira ngo bazashiduke ibintu ari binini bigeze ahantu biri kubatera ibibazo bikomeye. Umuntu abyumvise gutyo, tuvuga nk'icyo kibyimba cya santimetero 20, santimetero 10, se wa mugani ikibyimba kijya kurinda gituma umuntu agaragara inyuma nk'aho atwite. Ubuvuzi bukorwa ku bantu nk'aba ngaba, cyane cyane ku muntu watinze kumenya ko afite ibibyimba muri nyababyeyi, buri gihe biba ngombwa yuko abagwa hari ubundi buvuzi ashobora cyangwa se uburyo ashobora gufashwamo, afashwa ate? Udukurikiye muri kano kanya yakumva ko yafashwa ate? Ubuvuzi bwa mbere ni inama. Nkuko navuze mbere, abantu benshi bagira ibyo bibyimba ariko nta bimenyetso bafite, ariko ibyiza ni ukumenya ko umubiri wawe uhagaze. Uca kwa muganga akagucisha muri ekogarafi nyingi, akareba niba ikibyimba ufite, akakugira inama. Niba nta bimenyetso ufite, muganga arakurebera akakubwira ati ufite akabyimba gatoya ka santimetero 3, akangaka dukurikije imyaka ufite. Hari icyo ntavuze ko ibibyimba buriya bikorana cyane n'imisemburo. Dukurikije imyaka ufite imyaka 45, ugiye gucura, kubera ko imisemburo yawe y'ababyeyi izaba itangiye kugabanuka, akabyimba ntabwo kazakomeza gukura. Ushobora kubana nako ukamara igihe iki n'iki. Izo ni inama rero za mbere, niwo muti wa mbere wo kugira inama abantu. Ufite ubwoko bw'ikibyimba, ushobora kubana nawe bakavurwa bate rero? Hanyuma rero igihe kigeze cyo kuvurwa, utwo tubyimba tudateye ibimenyetso, ubundi ntabwo ari ngombwa no kwiga tutuvura. Ni za nama nakubwiraga. Ariko iyo hageze igihe cyo ko twatangiye gutera ibibazo, bya bintu navuze mbere, niba urugero niba umuntu atangiye kuva, imihango y'ikazi kamara ibyumweru 2, cyangwa yakora imibonano akababara, cyangwa yatangiye kubura amaraso kugeza ubwo wenda abantu bashobora gutekereza kumutera amaraso, duhera ku miti. Ufite uburibwe tumuha imiti y'uburibwe.
umva ntabwo umurwayi yaje kwa muganga ku kanya duhita tumubaga. Intambwe ya mbere ni uguhera ku miti, ufite uburibwe tukamuha imiti y'uburibwe, uw'amaraso yagabanutse tukamuha imiti yongera amaraso ituma amaraso avura. Hari n'abo tuha imisemburo kugira ngo uko navuze ko ibibyimba bikorana n'imisemburo, tubaha imisemburo isanzwe y'abagore kugira ngo ihagarike ya yindi ituma bya bibyimba bikura. Hanyuma rero iyo bikomeje tukabona ari ngombwa ko bibaga, turakubaga. Turakubaga, uhura na muganga uzi kubaga ibyo bibyimba, mukavugana akaguha gahunda, akubwira uburyo azakubaga bitewe n'ikibyimba afite. Umuntu abyumvise nabwo wamugane niba umuntu ashobora kubana na biriya bibyimba mu gihe bitatangiye kuzana ibintu by'ibimenyetso bikaba ari nta kibazo, umuntu ashobora kwibaza niba ushobora kubitwitiraho, ugatwitira kuri miyome, ugatwitira kuri ibyo bibyimba nyine biri muri nyababyeyi, kandi umwana akamera neza n'umubyeyi akamera neza. Bibaho cyane. Tujya twakira abantu basamye batari bazi ko babifite, baje gupimisha inda bisa nk'uko nta bimenyetso bigeze bagira mbere, ugasanga tubonyemo ibyo bibyimba. Nk'uko wari wibajije rero, ushobora kubisamiraho inda igakura ukabyara, ariko iyo ibibyimba birimo hari izindi risike ziba zihari. Ni ukuvuga niba ikibyimba kiri aho umwana n'ubundi asanzwe yicara, gishobora kubangamira umwana. Niba ari kinini cyane, umwana akaba agomba gukura muri nyababyeyi, urumva umwana azakura n'icyo kibyimba gihari, ufite risike y'uko wabyara umwana ukiri mutoya, inda ikaba yavuka igihe kitageze, cyangwa umwana akavuka adafite ibiro bihagije, cyangwa n'indi ishobora kuvamo bitewe n'aho icyo kibyimba kiri hakiri kare, amezi 3 abanza, ukabyara umwana igihe kitaragera. Noneho igihe cyo kubyara niyo kigeze, hari izindi risike ziba zihari iyo wasamye ufite ibyo bibyimba. Urumva n'ibyo kibyimba kiri muri ya nyama itera ibise, cya kibyimba kiryamyemo, ibise byawe bishobora kugorana, bikaba byarangira ubazwe. Cyangwa niba cya kibyimba kiri muri za nzira umwana azacamo, turi kuvuga umwana agenda amanuka ashaka kuvuka, kikaba cyamubangamira, ntavuke neza ukaba wabagwa. Ikindi urabona umwana, iyo utwite umwana agira igihe agahindukira kugira ngo azabanze umutwe avuka. Ibyo bibyimba rero birimo bishobora kumubangamira muri kwa guhindukira kwe. Igihe cyo kubyara kikazagira, umwana yitambitse cyangwa yicaye ku buryo atazavuka neza mu nzira zisanzwe, nabyo bikaba byajyana kuri kubagwa, kubyara ubazwe. Ariko muri rusange abantu babisamiraho nubwo izo risike ziba zihari. Nta bumuga bw'ingingo bishobora kuba byatera umwana wasamiwe muri nyababyeyi irimo ibibyimba? Ntabwo. Urumva umwana yicara muri nyababyeyi mo imbere, ibyo bibyimba biba biri mu nyama ya nyababyeyi, kandi uwo mwana burya aba arinzwe. Hari utuntu tuba tumurinze. Urabona iyo umuntu abyaye hari kiriya bita isuku, umwana bari mu kantu kameze nk'agashashi karimo amazi, akaba yiberamo imbere arimo yoga. Ibyo byimba rero biba biri inyuma mu nyama ya nyababyeyi, ntabwo byinjiramo ngo bigere muri yazo, ntaho byahurira rero n'umwana ku buryo yavuka afite ubumuga. Umuntu wabazweho, reka tuvuge wenda wabazwe biriya bibyimba mbere byaramenyekanye, bamuha ubuvuzi, wenda se reka tunagere no kuba byarabaye ngombwa ko babibaga bakabikura muri nyababyeyi, abashobora kuba yakongera akarwara biriya bibyimba n'ubundi? Ibibyimba iyo bifite, ushobora kuba ufite twinshi cyane, guhera kuri kimwe kugera kuri twinshi. Uzasanga wenda harimo agafite santimetero 1, gifite santimetero 5, gifite santimetero 10, izo taye zigenda zitandukana. Iyo turi kubaga rero, ushobora kubagwa tugakuramo ibyo binini, tugasigamo ka kandi kataratangira no kugaragara n'ijisho. Nyuma y'igihe gashobora gukura rwose kakabyara ikindi kibyimba kinini kizakenera kubagwa nanone, kuko hari abo tuzi babagwa inshuro 1 cyangwa 2 n'izirenze kubera ibyo bibyimba. Dusoza rero, dusoreze noneho ku cyafasha udukurikiye muri kano kanya, icyamufasha mu kwirinda kugira ibyo bibyimba mu nda,
cyangwa se kwirinda ko ibibyimba yagira bishobora kumutera ingaruka zirimo no kuba umugani ashobora gutinda gusama cyangwa se kubura urubyaro cyangwa se n'izindi ngaruka zose nk'uko mwagiye mukomeza kuzikomozaho. Ni iki cyamufasha udukurikiye muri Menya Wirinde muri kano kanya? Icyafasha ababyeyi cyangwa umukobwa cyangwa umuntu washatse ni uko agomba kujya kwa muganga akisuzumisha, iyo bibaye ngombwa bakamucisha mu cyuma bakareba niba hari ikibazo cyaba kiri muri nyababyeyi. Nkuko nabivuze mbere, ni uko utubyimba twinshi nta bibazo dutera. Muganga ashobora gucisha muri icyo cyuma akabona ufite akabyimba akakugira inama. Ariko noneho wa wundi wagize ibimenyetso, ubwo niwe urebye tureba cyane. Niba uri kubona uri kugira ikimenyetso kijyanye n'imyanya myibarukiro yawe, uri gukora imibonano ukababara, uri kuva, uri kuribwa mu kiziba cy'inda, urumva uremerewe, uwo nguwo agomba kujya kwivuza tukareba ikibazo gihari icyo ari cyo. Niba ari ikibyimba koko tukareba niba ari ikibyimba bitewe n'imyaka afite, niba ari ikibyimba cyategereza agacura wenda ntikigumye gukura, niba ari ikibyimba kirakenerwa kubagwa kugira ngo kitazagira ibindi cyangiza muri bya bimenyetso twavuze, uruhago se, amara. Niba ari ikibyimba kiri kumutera kuva cyane, ibyo ngibyo byo kenshi aba ari ngombwa ko ubagwa kugira ngo tugufashe kumenya gutakaza amaraso kugira n'ubwo yagushiramo. Gukora siporo hari icyo byafasha? Gukora siporo nkeka ko byafasha, kuko muri ya mahirwe y'abantu bake twabonye ibyago mu byago muragasubiramo rero. Gukora siporo muri ba bantu bafite ibyago byo kugira ibibyimba, twabonyemo n'abantu bafite ibiro byinshi bareba byibushye cyane. Iyo umuntu akora siporo wumva ibiro ntabwo byongera, akajya muri wa murongo mwiza ibiro bikenewe bitewe n'uburebure, bikagabanya bya byago byo kuba wagira ibyo bibyimba. Ngizo inama tugiriwe na muganga Mbonyezina Celestin, akaba ari umuganga umuhanga mu kuvura indwara z'abagore. Aratugira inama yuko abantu ari byiza yuko bisuzumisha hakiri kare utaraye ku musonga, kugira ngo umenye uko ubuzima bwawe buhagaze, niba ari byiza cyangwa se niba ari ngombwa yuko unatangira kuvurwa, utangira kuvurwa hakiri kare. Ikindi nanone abantu ngo mukore siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, kubera yuko bigufasha nanone gukurikirana ibiro byawe, kuko twumvise ko bamwe mu bafite ibyago byo kurwara ibi bibyimba harimo n'abafite umubyibuho ukabije nk'uko muganga yabidusobanuriye. Ikindi nanone no kuba mu muryango naho harimo uwugeze kugira iki kibazo, ni byiza yuko wisuzumisha atari uko urwaye, ahubwo ari ukugira ngo umenye ko iki kibazo gifite hakiri kare wisuzumisha. Munyemere tubashimire mwe mwese twabanye mu kiganiro Menya Wirinde, naho ubutaha tuganira ku zindi ndwara cyangwa se tuganira ku zindi nsanganyamatsiko. Mwari kumwe nanjye Ingabire Egidie Bibio, nafatanije na mugenzi wanjye Innocent Mudahunga.